no vibe twari duhagaze guys. Iyi trip y'Igisenyi ndabakundishije. Ahubwo nandi mo ndaririmba nahanzweho ibintu byacitse. Bamwita Keisha n'umwana wa Karini, director Karini. Scott ngo ni umukinnyi wa filime mwese muramuzi. Rero ewan twatwize ngo arimo atanga amapisi adafatika. Niyo ndavuga ariko sijyuzana umuntu yitwikire wana. Ntukagire mfite akantu kakaje aho ngaho gake ucece mu gace. Aho ngo ni Budi na Karine niwe bari imbere. Budi niwe wari udutwaye rero abantu banjye rero ntabwo Gisenyi nagize ko ntabagaragarije uko vibe zazifashe n'abafriends banjye ariko simbabeshye mbe numvaga ntari bugere Gisenyi ariko reka kugira dore vibe Gisenyi yagiye hejuru ndetse tugenda mwarabyumvishe mu makuru ngo Budi nawe yararimo aririmba no nyine ari navuga ati yewe director wize ngo n'umuriro w'abantu gira kajike gake wamwita boss Budi Bruno twayavuga atari ntabwo nacika n'ibirori n'ibiki nize tugende ndetse yuko twagezeho tukinywera amafanta nyine kubera twese tutanywa inzoga ariko nanone yo kuzamahanga aho twari tugize kwa Nyirangarama tuhabura inyama ibibazo kugera kwa Nyirangarama ukabura inyama rero ngo twari turimo turitotomanga tuvuga ati ngo ibintu bibahoze yuko umuntu yagera ahantu akabura inyama n'ibirayi bishize neza aho rero urabizi yuko ntawe ujya hari tuvuye twimyije imoso ikintu twahaguze cyo kuza n'icyo kunywa wenda kindi ariko ibindi byo twari twayibuze aho ngaho ni nayo mpamvu tumuze bibaho kwa Nyirangarama buri kintu urya ariko cyumvikana nuko Kigali yose n'izindi ntara bamanutse bagiye Gisenyi za Musanze hari ikirori habaye iwacu na muzika rero uri kumva yuko biriya bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba uwo ni Mabuja rero arimo aravuga ati agiye rero amuganga twari tugiye mu modoka tuvuga ati twikomereze nta kundi uwo ni Scott aravuga ati dareka uzayemureka ibyo rero nababwira nuko ntacyo nababwira abo nandi mo ndi barakuza mvuga ati shaka barakimuza ubundi numvaga ngiye kurya amanyama ko nyine ko byakinze dore twari twinjiye mu modoka rero twigendeye tuvugana ariko nanone ntabwo byatubuza kwishima ko already n'ubundi twari aho ngaho rero no sasa ubona Gisenyi cyangwa uwo bita Bahena yani barabyina y'abantu ari hejuru n'amabuja bavuga ati kadutwike n'ubundi ntaja niko numvaga bavuga ariko ijana iyo twananiriza ni Scott rero gake ari ikirori cyaryoshye nawe ndimo ndakira mvuga ati ntabwo bibaho niyo mbona ndi mfite kiriya kintu ariko ntabwo nk'inzoga nuko bari babuze ibintu badushyiriramo so guys enjoying rero murebe ikirori ukuntu yitwa Shubitse dore MC yari ariho hari na neza na umuryango nawe wabasitize ewa yahatwitse ntabwo nzi yuko ari umu MC kuri rwa rwego rero hari mu masaha y'igicamunsi turimo turavuga ati reka tujye kwa West dufata agafi ubuzima tubunyumire nabwo butunyumire aho ngaho ni ibintu rero avuga ati cyogozo life is good aho ngaho twari tugiye Eza Beach byari byahabereye naho twagiye kabisa hari abantu hari vibe hari amazi hari ibintu ewa turimo turakina na Sharon n'uwo mushuti wacu bamwita Stana amuzi nawe ni umutwitsi wa cyane rero guys ariko aho ngaho ndimo nditegura yuko ngiye kujya
bwari bugire sabula kwitegura ngenda aho ngaho rero ewa hari mu gatondo ati kanze aho ndimo ndenjure ntago ari AI oya ntago ari AI aya n'amazi ntago ari nyabugogo yego ufite shooting kwica akazi kabo bose n'abavuga aho twari turi mu modoka mvuga ati twitahire hako n'undi bwishimo ubundi nitwe bantu bajya Gisenyi bishimye akavayo banishimye abandi bavayo bakubiswe bameze nk'ibisusa byanyagiwe ariko thank you kora subscribe kuri Lucas Films Rwanda.